Philip Lucky Dube from South Africa. Numuririmbyi bagenzi ava muri South Africa. Ati nubwo ari byiza cyane kuba tukibayeho uno munsi wa none, ariko ntabwo tuzi icyo ejo hazazana muri isi usazi. Abantu barapfa nk'isazi buri munsi. Iyo ubisomye mu binyamakuru mu by'ukuri ntabwo ubasha kubyizera. Ibi ushobora kubimenya iyo umuntu yafashwe agashyirwa muri koti y'umwijima agakomanga kuko ari we akurikira. Nukuri tuba mu isi y'ubusazi. Ndababwira yuko dutuye mu isi y'ubusazi. Dutuye mu isi y'ubusazi. Ndababwira yuko dutuye mu isi y'ubusazi. Abategeka cyangwa se abayobozi batangiye intambara kuva kera. Bamwe barwanira ubwigenge, abandi ubukungu, abandi icyubahiro cyabo bwite. Bigatuma abantu bapfa kubw'ibibi byabo bakora. Birababaje. Rero gahungu gatoya, senga utarasinzira cyangwa uryame. Umuhungu muto yararyamye aravuga ati Imana, ngiye kuryama nsenge ubugingo bwanjye kugira ngo nipfa ntarabyuka. Ndasenga Imana kugira ngo ubugingo bwanjye bujye mu biganza bwawe, kubera ko aba mu isi yasaze. Mana, dutuye mu isi yasaze. Dutuye mu isi yasaze. Dutuye mu isi yasaze. Dutuye mu isi yasaze. Dutuye muri isi yasaze. Dutuye muri isi yasaze. Dutuye. Tukagana ku musozo. Yari Philip Lucky Dube, umuhanzi wo muri South Africa yitabye Imana. Mwari kumwe na Nzi.Moses.